mumaze iminsi murimo muratwibutsa ngo gukaraba gukura udupapuro twatakaye utuntu nk'utwo ariko tubanze twirebere wenda ku isuku y'umubiri abantu baradohotse kuki muri iyi minsi ndimo nabona hirya no hino mutwibutsa nyaboneka isuku ubundi ikintu gikomeye cyane hari umuririmbyi umwe wakoresheje ijambo ngo ni ukujya ku myako hari igihe abajene bajya ku myako ariko ugasanga nyine hari ukuntu muri Kigali biragoye kubona umuntu ubundi wambaye nabi cyane cyane hano hagati iyo utangiye kujya muri Kigali y'icyaro byushobora kubona abantu bambaye imyenda idafuze ariko hano hagati abenshi ibifuze inasa neza cyane ariko harimo ngo abayambarira ku mubiri utakarabye ku mubiri utakarabye wagera mu gitaramo nka kiriya twari turimo ukajya uhita ku muntu kumva umwuka ntabwo ari mwiza kibaza se ni umuntu unyuzeho cyangwa bigenze gute n'ibindi bintu ubwo rero icyo ni ikintu gikomeye cyane kubera ko tuzi ko isuku ni isoko y'ubuzima buriya kwambara umwenda ufuze ariko wowe utakarabye rwose ntabwo babigihura cyangwa se nanone ugasanga umuntu yagize ubute bwo gukaraba ahubwo agahita ashaka kwitera nk'amaparufe kugira ngo yumve yuko akuye akagenda ahubwo noneho ubu bivanze parufe yivanze n'icyuya cy'umuntu utakarabye bita iyindi parufe nyine itari ikenewe itanakunzwe ubwo rero kubera ko umuntu aba agomba kubyuka hari ukubyuka ukajya mu bantu benshi icyo ni kimwe kugira ngo uze kunyura ahantu hose wemye nta muntu ukwikanga nta muntu uvuga ngo uyu muntu aratunukiye dusigaye dukunda gukoresha ngo ni ukuhumurira abantu nabi ariko burya ngo ntabwo uba uhumura uba utunukiye rwose hanyuma ikindi ugafata umwana ukamwohereza ku ishuri ugasanga wohereje umwana ku ishuri ntiyakarabye umukarabije mu gitondo ibyo ngibyo rwose ni ibintu abantu bagomba kumva bakamenya ko isuku y'umuntu ku giti cye ni isuku ikomeye ariko mbere y'uko ukomeza yewe ntoze umubiri wanjye ntawoze ngo my body my right ibyo ugiye kuvuga ntawoze nkaba ntenda ndambaye tuvuge imyenda itasa nabi ariko umubiri wanjye sinawoze inkweto zanjye ndazambaye ariko umubiri wanjye ntabikarabye umujyi wa Kigali bareba wiki nsobanurira ikibazo gikomeye rero umujyi wa Kigali twebwe turebwa n'abantu bose ubundi guverinoma y'u Rwanda niyo yabitekereje neza iravuga ngo umuturage ku isonga impamvu ibyo ngibyo bivugwa nuko ikindi kandi kubivuga mu kinyarwanda hari ukuntu biba bigoye ariko ngira ngo nibyo bivuga umuturage ku isonga nangiye kuvuga ngo citizen centered ni ukuvuga ngo ubuyobozi bw'abaturage bureberera abaturage kandi bushyira abaturage imbere icyo biba bisobanuye rero ubundi ubuyobozi iyo buriho nuko hari igihe ubuyobozi tubutekereza rimwe na rimwe natwe tukagira ngo ni nk'amazi ari aho ngaho ariko burya ubuyobozi ni abantu baba bagomba gukora inshingano bahawe inshingano za mbere nyamukuru ziba rukureberera buri muturage ni ukuvuga ngo umuturage ibyo we yananiwe kwikorera tuba dufite inshingano zo kumwibutsa kubikora cyangwa se tukanabimukorera aho bibaye ngombwa ubwo ashobora kunanirwa kubyikorera kuko adashaka kubikora ariko ashobora no kunanirwa kubikora kuko atabifitiye ubushobozi muri ubwo buryo bwombi rero bihinduka nyine inshingano z'ubuyobozi banga inshingano z'ubuyobozi ni ukwibutsa buri muturage ngo dore ibyo wakagombye kubukora ni ibi ngibi ariko mu gihe adashaka kubikora ubwo ngubwo nyine tugomba gushaka uko tubigenza kugira ngo abikore kuko ni inyungu ze ariko ni n'inyungu za rusange bihinduka rero inyungu za rusange nk'uko nari maze kubivuga kubera ko niba utakarabye wowe kandi ukaba wumva ntacyo bigutwaye ni umubiri wawe nta kibazo niyo ndwara zikomoka ku mwanda uzazirengera ariko numara kugira izo ndwara zikomoka ku mwanda urajya kwivuza nujya kwivuza ni resources z'igihugu zitangiye kugenda kuko byanze bikunze niba ufite mituweli amafaranga yacu twebwe abandi dutanga mituweli nayo agiye kukugendaho uri kwivuza indwara z'umwanda wakagombye kuba waririnze sibyo ariko noneho aho ntituhagere uragiye winjiye muri bisi hariya Nyabugogo bisi yose ihisinuka ni ukuvuga ngo abandi bose iranukiwe abandi bose bari muri bisi bahise banukirwa ntabwo urugendo bagiye kurukora neza bagiye kurukora bari jene icyo gihe twebwe nk'umujyi wa Kigali bitugarukaho kuko wa muntu azavuga ngo muri Kigali
haba bisi zihumura nabi zinuka ubwo bihita bitugarukaho nyine n'ubundi bikagaruka ari twebwe turi bujye gushaka impamvu isobanura ngo ni gute ziriya bisi zigomba kugira isuku, ni gute zigomba kuba zihumura neza. Niba rero uko guhumura nabi bitaturutse ku bindi bintu biri hanze y'umuntu, niba ariko nabivuga, bikaba byaturutse kuri wa muntu waje atakarabye, urumva ko nyine igisubizo nuko wa muntu akaraba. Ubwo rero ni ikintu gikomeye cyane. Mu by'ukuri umubiri si uwanjye ngo nigenge, ntabwo uri uwawe ngo wigenge. kwigenga k'umuntu, ubundi umuntu wabivuze neza n'uwavuze ngo kurangirira ngaho uko abandi gutangirira. Uburenganzira bw'umuntu, uburenganzira bwawe burangira aho ubw'abandi butangira, kuko iyo ubwawe butangiye kubangamira ubw'abandi, ubundi ubwo ntibukiri ubwawe wenyine, uri kurengera. Hanyuma Emma, hari ukuntu bajya bavuga ngo ikinyabupfura ngo ni nk'igifaransa, ntabwo ngo wakigushaje. ni gare ni gare. Aha. Hanyuma se ngo ntabwo wakigira ute? ngo ntabwo wakigushaje. nyine ari hahandi ubwo bahita bagaruka ko igiti kigororwa kikiri gito. urimo kubyigisha nk'abana, urabona n'ubusanzwe nanone ubutumwa burimo buratangwa na Mineduc ku mashuri, nko mu bana birashoboka wenda. Ese umuntu mukuru yarakuze, wa mugani we yamaze kumva my body my right, umubiri wanjye n'uburenganzira bwanjye, wa mugani akibagirwa ko mu gihe bwatangiye kubangamira ubw'abandi ubwo nyine butakiri ubwe wenyine. Ibi ni ibintu byoroshye yuko umuntu yakwiga akuze atarigeze yibutswa ko aho agiye kujya akwiriye kugenda mu by'ukuri yiyitayeho, atari kubwe gusa ahubwo ari no kubw'abandi nanone. Ubundi navuga yuko kwiga ku muntu mukuru birashoboka, kuko kwiga ntibirangira, ahubwo nuko kwiga cyangwa se kugira ngo uhindure imyumvire ku muntu mukuru bishobora gufata igihe kinini kurusha icyo umwana muto yabimusaba. Umwana muto y'uyu munsi ni tugenda tukajya kubabwira ngo fresheri ku ishuri ugomba kuza wakarabye, ejo mu gitondo nutamukarabye ashobora kukubwira ati ntabwo mva ahangaha, mwarimu yambwiye ko ngomba kuza nakarabye nsa neza, yambwiye ko ngomba gutera ipasi none ntabwo nayiteye. Urumva umwana we abyumva vuba, abifata vuba. Mu gihe umuntu mukuru hari igihe bimusaba nyine ko yongera akabwirwa, kongera akabwirwa. Ariko iyo bigeze ku bantu bakuru hari n'igihe dufata n'izindi ngamba zigusunikira kuba wabyemera byanze bikunze. Nubwo bwose iyo twazifashe hari igihe abantu nabo batangira kuzizamukiraho bya bindi by'uburenganzira, ariko ni inyungu za buri muntu tuba turi gushaka, n'inyungu za rusange. Ushobora kubyuka uyu munsi mu gitondo ukajya gushaka serivisi runaka ku buyobozi bw'akagari, umuyobozi w'akagari akabona uje wambaye imyenda isa nabi cyangwa se ujunuka, akakubwira ati subirayo banza ukarabe. Mu muco wacu rero ntabwo abantu bajya babwizanya ukuri kuri urwo rwego. Turimo turabishyiramo ingufu kugira ngo tubwizanye ukuri, tubwizanye ukuri, cyane cyane ko ari inshingano zacu nk'abayobozi. Ni ukuvuga ngo niba usanze nyine umuntu ugomba gukaraba atakarabye, nutabimubwira wowe ninde wundi uzajya kubimubwira? Kandi ari za nshingano zawe zo kugira ngo mu mudugudu wawe, mu kagari kawe habe harimo abaturage bafite isuku. Ni wowe bizatangiriraho. Ariko icyo nashaka kuvuga ni uko harimo abateye intambwe yo kubikora, akabikora, ariko iyo abimubwiye ati subira bibanza ukarabe, aho kugira ngo abanze yumve koko akwiriye no gusubiraho ngo abanze akarabe, bityo ubutaha azajya ajya n'ahantu hose yakarabye, ahubwo agahita ahamagara nka bibi kuri radiyo, agahita avuga ati gitifu anyimye uburenganzira bwanjye, arananzira, ahita ashaka ukuntu avuga ati nyine sinzi ibyo dupfa, angendaho, agahita uko bahuye n'ibihe bitandukanye bahuyemo, agahita bihindura bifu ikomeye. Ariko mu by'ukuri ikintu abantu bagomba kumva n'icyo ngicyo, ni uko hari igihe usanga nk'ako kantu kaba koroshye cyane. Umuntu ntiyabuze amazi, mu by'ukuri ntiyabuze n'isabune, kuba yabibuze byashoboka, ariko akenshi ntabwo aba yabibuze. Uyu munsi abantu benshi babona amazi ku buryo bworoshye, ntabwo ari nko mu bihe bya kera. Amazi rero urayafite, isabune wabashije kuyibona, ariko ukabisiga mu rugo ukagenda udakarabye. Ubundi ntabwo uba ukwiriye kuba wahabwa serivisi. Hari n'umuntu ukubwira ati ariko se hambere aha ko ukabanza ugakaraba mu gitondo amazi aba akonje, mabyihorere.
ndaza kujya ngucunga niba rero ufite gaze ushobora kugira ndaza kujya ngucunga kuyashyushya ariko ikindi jedeo birashoboka koko mu gitondo ko amazi ashobora kuba akonje ariko ukaba nibura wenda waraye woze sibyo ukaba uzi kurara woze ema ntibyavamo oya bishobora urumva Si kimwe kameme. ntabwo ari kimwe hari ibintu bitandukanye buriya kugira ngo umuntu aze kukunukira akunukire nyakukunukira ntabwo ari uko aba atoze mu gitondo gusa ahubwo buriya aba agiye kumara nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu atoga nk'ibyo jede wari kuvuga akabyuka akavuga ati amazi arakonje byarangiza yagera nimugoroba nabwo akaza akaryama uko uzi nguko yuko niyo waba woze mu gitondo ugafataho ka napu ku manywa akaruhuko gatoya ugasinzira kankubwire hari umuntu nyine binanira ko uba wumva uko byagenda ukora kose ugomba kubanza koga noneho utekereza waryamye cyane cyane ko hari n'igihe ubirana icyuya mu buriri hanyuma yema nashaka nanone turebe ese abatabikora abatagira isuku ku mubiri wabo reka dufate urugero rwa minisita Dr Sabin ibyo yavuze avuga tugasanga ibyo wanyweye birimo amasukari ibyo wariye byose byitsimbyemo aho ngaho urahagurutse urigendeye ukagenda unukira abantu uyu muntu utigiriye isuku yaba ari ugukaraba cyangwa se kugira isuku yo mu kanwa umuntu akagusuhuza rwose wabonaga byari bimeze neza yacunze ko nta kiri bugaragara inyuma hano ariko isuku nyasuku ntayo yakoze ngo imboga mu menyo sibyo ariko yakuvugisha ukareba hirya gato muri kakuvuga uti hato ntamukomeretsa ukumva urashize n'ibyo wari ugiye kumusabamo serivisi cyangwa se ibyo yari aje kukubwira neza biratakaye uyu muntu utabikora ni ukutamenya ni ubunebwe arahuze abanyamujyi ngo ubanza bahuze bari bizi oya ntabwo nibaza ko ari uguhuga hari excuse zimwe tujya dutanga ntajya nemera cyangwa se impamvu z'ibintu zatumye tudakora ibintu twakagombye gukora hari igihe mpita akenshi iyo ntangiye gutekereza ku muntu uvuga ngo arahuze cyane akenshi ngiye mpita ntekereza ku mukuru w'igihugu mpita mvuga nti ese hari umuntu muri iki gihugu ushobora kuba ahuze kurusha perezida biragoye ariko ukareba ibintu akora n'ukuntu abishyira ku murongo n'ukuntu ibintu byose biri ku murongo akabona n'umwanya wa siporo akabona n'umwanya wa siporo akabona n'umwanya wo gusoma ibintu byose twandika kuri za twita akabona n'umwanya wo kubisubiza no kugira ibindi akora byose ubwo rero nkibaza niba uhuze urahuze yesi ariko se wowe kuri urwo rwego uhuzeho n'abantu bahuze kukurusha bose ntabwo bagikaraba babuze umwanya wo gukaraba kubera ko barahuze ubona rero biterwa n'ubumenyi buke mu yandi magambo ni imyumvire umuntu aba afite itari myiza iba igomba no guhinduka ukabanza ukabyumva yuko isuku ntabwo ari wowe wenyine ifitiye akamaro wowe ku giti cyawe igufitiye akamaro gakomeye cyane no kuba ubasha kunyura mu bandi bantu nta muntu kwikanga ni ikintu gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru ni nacyo umubyeyi aba agomba no gutekerereza umwana we buriya byaba bigoye ko umwana wawe utuma atangira kuvugwa n'abandi bana nk'uko wavugaga ngo abantu bakuru bo arakwinuka akareba hirya ntanabikubwire ariko abana batoya ku ishuri bo baravuga bahita bavuga bati ntabwo tumwicara iruhande mwarimu mushyire hirya aranuka ibaza umwana wawe batangiye kugenda bamushyira mu kato ngo aranuka ibyo ngibyo uba ugomba kumva ko umwana wawe utangiye gutuma kwagukurana icyizere no confidence ni iki kwigirira icyizere bitangira birashira ariko no ku muntu mukuru nabwo ni uko iyo uzi kuri bunyura ahantu hari ibintu uri kwijanaho buriya hari ukuntu uba utifitiye icyizere cyuzuye ni ibintu bikomeye cyane rero burya isuku itangira ku bintu byose ariko ikazagera no muri utwo ngutwo tundi twakwita ngo dusa n'ahari duto ariko dukora umuntu kandi tugakora umuntu ukomeye isuku y'abantu ku giti cyabo abamotari burya uyu muntu arabareze imyenda bambara myinshi ku zuba ishyushye kasike zabo na moto ubwazo ngo ntabwo bijyanye n'umujyi harimo ngo abatarasobanuka neza ubundi uko abivuga mu bantu dukeneye isuku yo ku rwego rwo hejuru harimo abamotari kasike ngo zirimo akantu k'agahuyu rwose dufite abamotari bafite isuku pe tunashima cyane bakwiriye no kubera abandi urugero ariko noneho dufite abandi benshi kandi nibo benshi bafite umwanda pe
hahandi umuntu aguhereza kasike ugahita wibaza se ubundi yambara ndabigenza gute, ubundi ugomba kujya kuri moto witsamuye, cyangwa se wajya kumwicara inyuma ukavuga se uyu muntu ndamwicara inyuma arantwara biragenda gute. Ni nabyo dukunda kwibutsa abamotari tukababwira ngo none se urabizi ko burya hari abagenzi ubura kubera umwanda wawe. Buriya moto ishobora kuza yakugeraho wamureba ugahita uvuga uti ntabwo ntega, kandi wategaga kubera ukuntu uyibonye, singenda ugahita umubwira ngo ushakira undi, kandi uri ku akiri muhanda hafi aho ugahita ubona ufashe w'inyuma ye. yego. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane abamotari bagomba kumva, kandi nk'uko uwo muntu abivuze buriya hari ikintu gikomeye cyitwa isuku ya kasike. Buriya isuku ya kasike irakomeye, yenda kumera nk'isuku y'imodoka. Wari wabona umuntu witwa ko yatunganyije imodoka ye yayogeje, ariko kubera ko itabashije kumuka neza, ibi ofete birangira iranuka pe. Na kasike rero niko imeze. Ni ukuvuga ngo iriya kasike ko yanariya pamba ririmo, kuvuga ngo wayogeje gusa ntabwo bihagije. Ese yumutse neza, cyangwa se wayikoreye isuku mu bundi buryo butandukanye butuma yumuka neza, ukayijyana nyine itanuka. Kuko ushobora kuba uvuga ngo ngenda yifura narayifuze, ariko ugasanga ugera mu rugo nimugoroba ukayifura ukayishyira ukayijandika mu mazi mu gitondo. Abantu barakibuka akanoza sukura, akanoza suku ntago nibaza ko abantu bakibyibuka. Cyakora abantu bagerageza kubyibuka bamwe na bamwe ni abamama barakitwaza udutambaro, nibura ubona bashyizemo udutambaro, ariko kari agatambaro ni ingenzi pe. Ni ingenzi, kaguhisha byinshi. Ubwo rero turacyakomeza gushishikariza abamotari rwose ko bagomba kubyumva. Ejo bundi mu biro nari ndi kumwe n'umuntu wari urimo ambwira igitekerezo cyiza bagize cyo gusukura amakasike, kugira ngo ni ibintu tuzakomeza kuganiraho tukareba uburyo bishobora kugenda, niba ari n'ibintu umuntu ashobora gushishikaza ku rwego runini. Ariko isuku ya kasike yo abamotari bagomba kumva ko ikenewe cyane cyane, isuku yabo ku giti cyabo, imyenda bambaye, wabize ibyuya mu mutwe bakakuramo, bayiha undi urwaye ibihushi ukuramo, hari ufite ise nawe ukaza ugakubisemo rwa ruhurirane rwose. nanjye ko ngo n'urwaye uburoro harya uburoro n'ubw'inkoko urwaye indwara nyinshi cyane turakubaga anyway Emma dusoza ubutumwa murakomeza gutangwa birumvikana kandi mu nzego zose nkurikije uko umuntu aba arimo gukomeza agenda abibona uratangwa pe umuntu ku giti cye rero we akora iki nahoze ndimo ndabona hari umuntu nasomye post ye kuri X arimo kuvuga ukuntu ngo yabwiye mugenzi we bakorana ati nyaboneka rwose wagiye ukoresha kantu kagerageza kuguhumuza cyangwa se ukarwanya icyo cyuya undi aba arirukanze no kwa manager ati ngewe rwose uyu muntu aramparasinga manager ati bigenze bitese ati arambwiye ngo ndamunukira ndatahuga yagize neza maze iminsi nibaza ukuntu nzabikubwira byaranyobeye umuntu ku giti cyewe akwiriye gukora iki kugira ngo n'ubundi dukomereze muri ya gahunda yo kuvuga ngo mbijisho rya mugenzi wanjye urakoze cyane mu minsi ishize hari Rwanda Revenue Authority yari ifite insanganyamatsiko yavugaga ngo kora uruhare rwawe twari turimo twakunze kuyibazaho tuvuga ngo ese ni Kinyarwanda hari ukuntu utranslating icyongereza bararukora bararugira hari igihe ushyira icyongereza mu Kinyarwanda ugashiduka wavuze ibitavugwa ariko none kubera ko byibazaho cyane yarambwiye ngo byose biremewe kubera ko byibazaho cyane nanjye byangiyemo ngo kora uruhare rwawe ariko no kurugira ndibaza no kugira uruhare buri muntu wese akoze uruhare rwe ashyizeho uruhare rwe cyangwa agakora ibyo agomba gukora isuku yahinduka rusange mu buryo bworoshye ikintu rero ndibusaba umuntu ku giti cye ni ugukora ibyo agomba gukora ibyo ugomba gukora ni ibihe nk'umuntu ku giti cye ibyo ugomba gukora ni kwa gukaraba buri munsi ugakaraba neza ukambara imyenda ifuze ukajya mu bantu wiyizeye wabrosheje ibintu byose bimeze neza hanyuma ntabwo ujya uta imyanda aho ubonye ntabwo ujya uta imyanda ahantu hatabugenewe niba umaze kunywa amazi ntabwo ushobora guta agacupa mu muhanda ntabwo ushobora gufungura ikirahure cy'imodoka yawe ngo ute mu muhanda ibyo ngibyo bizadufasha bwa bwiherero bujyamo ukabusiga uko wabusanze kuko wasanze busukuye abana bawe urabasukura
ibyo nubikora ni ukuri twese tuzagira isuku kandi umujyi wacu uzahora ukeye. n'uwo wumviseho ikibazo mubwire mu buryo bwiza. Yego.